papa wanjye yaguye muri Tanzania niyo namushyinguye hanyuma rero uwo bita ngo nihakanye papa ngo kandi ariho uwo bavuga ko ariho ni data wacu niba ribu yarakuri ubugenzacyaha bwarakurikiranye uwavuze ko yanyoye amaraso ya nyakwigendera Pastor Theogene kandi ari mu myuka ari mu buryo bw'imyemerere by'imyuka uvuga yuko data ahari atapfuye ko baturanye nanjye ndifuza ko rimbi mumbariza ahatuye kubera ko nje nago ndi umusazi sita kuwa mwehu kandi nago nzaba umusazi siyo mwehu kandi nanugo nzasara lingine mimi sio umbwa kandi nje nago ndi imbwa watu walitangaza kwamba mimi ni umbwa bavuze ko nje ndi imbwa tena mimi ni mume wa mke kandi nje ndo umugabo w'umugore wengine wanasema eti wamekutafutia kitanda kwenye cha kulazwa hospitali ya watu ya wagonjwa waliogonjwa kichwani hari abandi barimo kuvuga ngo banteguriye igitanda Indera wote none wabo bose nataka sheria iwaulize je daktari anaandaa kitanda kabla hajaona mgonjwa noneho umuganga ategura igitanda atarabona umurwayi hilo sasa ni wazo icyo ngicyo ni ikibazo labda sheria ya Rwanda na upelelezi utafanywa alafu kila mtu atapata haki yake noneho reka dutegereze amategeko y'u Rwanda kunazakurikizwa maze none inyuma y'ahangaho tuzamenye shobi zivuga ngo nabonye message z'umuntu uvuga ngo Claude n'umurwayi wo mu mutwe ngo ahubwo kwe kuginira ngo mpita mpamagara umuganga Indera ngo musaba igitanda arakimpa babyumvise neza aho rero iyo showbiz tugomba kuyirenga tukinjira mu bindi bitari showbiz igisubizo cy'ibirego mwabyumvishe hari watangiye avuga ngo ni Nyagasozi undanyita umurozi watangiye yitaba ni Nyagasozi yanyise n'umurozi we ninde kuri voice ngo nariko witwa Elize niho hasaboneka umuntu waba nk'umuvugizi arinde oya Laila uramutinya ariko ntabwo ushaka kumuvuga oya ntara iragiye nko iryo zina sindi shaka naravuze ngo ikiguzi cyose bizasaba nzagikora ikiguzi cyose byasaba nzagishakisha Yes, kubari mwangu kuchena Big Town TV ndabasuhuza. My name is Baktingi ni Big Town TV. Turi mu biganiro byacu bya buri munsi dusanzwe dukora. Icyo ngusaba ugomba gukora no gukanda subscribe urimo kurikirana izi gahunda zacu za buri munsi. Umaze gukanda subscribe komeza nizi gahunda maze uraza gukuramo ibintu byinshi. Ashize iminsi myinshi cyane tutabonana na Pastor Claude ngira ngo muramuzi. Mumaze kumumenya ahantu henshi atandukanye. Claude uyu munsi twamushakishe kubera ko hari ibintu biri kugenda bivugwa cyane hano hanze kuri Pastor Claude niyo mpamvu byese bidusaba ko tumuhiga hasi no hejuru kugira ngo tuze kumubaza ese bimeze gute imbere yuko dutangira kumubaza bino bintu reka mbanze muhikaze asuhuze mwebwe muri mu gukurikirana izi gahunda Claude amakuru mwiriweho murakoze cyane muraho neza Bakti reka turabashimiye cyane kandi dusuhuje abakunzi bakurikiranye Big Town TV ndetse n'Ikaze TV Rwanda turabasuhuje abari mu Rwanda muri no mu ntara ya gatandatu ariyo diaspora mwese kwisi yose turabasuhuje mwiyumve mu ikaze amahoro y'Imana bare namwe. Yes, Mr. Claude hari ibintu byinshi biri kugenda bivugwa tutaraja ku bintu ugenda uvugwaho cyangwa ibintu mugenda muterana nk'amagambo reka dutangire kuri kubatizwa kwa DJ Brian sinzi nimba byakugezeho sinzi nimba warabibonye ugira icyo utubwira kubona umustarekazi DJ ukomeye umutwitsi ukomeye mu Rwanda DJ Brian kubatizwa ya nibyo koko ngire ngo kuri uyu wa gatandatu DJ Brian yarabatijwe mu itoro ryitwa Elion Pentecost Church yoborwa n'umushumba Reverend Pastor Prophet Ernest Nyirindekwe itoro rikorera mu murenge wa Kibagabaga mu karere ka Gasabo za Kibagabaga hariya so rero abatijwa n'umushumba mushumba mwiza mushumba uzi gushumba intama kandi ukurikirana intama yitwa Prophet Nyirindekwe Ernest Reverend Pastor rero DJ Brian nibyo koko
abantu baribaza bati ari n'uwampamagara ambaza ati DJ Brian n'ibitutsi bye na Jihadi ati ibitutsi yabitaye mu mazi muri piscine yabisize muri Yorodani byagenze biti ibitutsi bya DJ Brian ariko tukavuga tuti abantu bamenya aho abantu bakorera ibyaha ariko ntibajya bamenya aho abantu bihanira kandi abantu bamenya icyo abantu bicariye abantu bamenya intebe umuntu yicariye ariko ntibamenye ikimwicayemo rero Brian turamwifuriza tumubwire ngo congratulation kuvuka ubwa kabiri akavuka mu mazi mu buryo bw'umwuka n'amazi akaba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe kandi tuvuge tuti Imana ikomeze kumurinda ndumva nta bindi byinshi namuvugaho n'abavuga ngo tetuwaje ku mubiri ngo bitutsi bya DJ Brian ngo biki byose n'andi magambo abantu baba bavuga babeshya ngo ibintu nk'ibyo biraho ngo utamenye so ariko nibwira yuko nta bindi byinshi namuvugaho icyo navuga gusa ni congratulation DJ Brian muri iyi minsi abantu benshi bakunze gufata ibi bintu by'abasitari nk'agatwiko umuntu akabireba gutya akabirebesha amaso akavuga ngo hano barimo gutwika ntabwo bapfa kwemera kuko byinshi bimaze kuba plank byinshi kuri iyi si nashaka kuvuga ngo DJ Brian arimo kuduprankinga ese nimba agiye gukizwa azareka ku DJinga azareka gutwika ya magambo yajya avuga n'ibiki byose bigiye kumera gute niki ubibona gute mu ndorerwamo yawe ngiye ku rwanjye ruhande icyo navuga muri aka kanya kuri DJ Brian cyangwa se abavuga ngo ni ugutwika ngo ni ukugira gute ntabwo Brian hariya yatwitse si agatwiko nibwira ko ntabwo ari prank yakinnye ahubwo yarakijijwe yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe hanyuma kandi Munyarwanda yaravuze ngo nizibika zari amagi kandi benshi twagiye twakira ubuhamya bwa benshi harimo pastor witwa Pastor Deborah wavuze ko yari umusambanyi ruharwa yajyaga ategerwa indege n'abaministiri bamwe bo mu bihugu bimwe akabasanga iyo bari so muyandi magambo rero urumva rero yabashereka mvuge ngo niba Pastor Deborah yaratanze ubuhamya nk'ubwo Imana ikamukura mu busambanyi agakizwa akabatizwa akaba pastor akakira Yesu umwami n'umukiza akaba umukozi w'Imana udasanzwe niba Sauli Paulo yitwaga Sauli yicaga abagabo yabakonaga ubugabo bwabo abadamu akabaca amabere akabakata amabere agakora ibyaha byinshi byangwa n'Imana ariko nyuma yaho Yesu umucyo waje kumubonekera Yesu aramusanga aramubwira ati Sauli ndiyaganyiriza iki Sauli aravuga ngo urinde mwami nkakuramya hanyuma Yesu aravuga ngo ndi Yesu Kristo uhora urenganya ubwoko bw'Imana rero ndumva kuri DJ Brian navuga ngo Imana imuhe umugisha mubwire ngo congratulation mubwire ngo nakomere kandi akomerezaho kandi Uwiteka azahagarane nawe muri byose uko bucya bukira Imana izarushaho kumuteza intambwe navuga ngo nateye imbere mu by'umwuka no mu gakiza urakoze cyane so narinje kukubaza ngo Brian uramubwira iki kuba yakiriye agakiza kandi wewe usanzwe uri umupasiteri ariko wabisorejemo urakoze cyane noneho tugiye gusimbuka noneho icyatumye nza kukureba Pastor Claude ni iki ngiki hari ikibazo mufitanye na Raila sinzi nimba ari ikibazo sinzi ntago ndimo kubisobanukirwa neza hari amagambo mugenda muterana hagati yawe na Raila aya magambo niyo nshaka kumenya aho byatangiriye ariko nyuma ya byose naje kumva ko Pastor Claude yajyanye kirego kuri RIB agiye kurega nde Raila so ibingibi byose nibyo cyangwa ntago ari byo watanze ikirego kuri RIB ujya kurega Raila Bwana Bagiti rero ukwiye kugira ibindi mbaza iby'uwo mama uvuga tukabyihorera apana ntago turi bubireke kuko wajyanye ikirego birazwi hari abantu bo hafi cyane yawe bambwiye n'umukameramano yambwiye ko watanze ikirego kuri RIB uyu mukameramani uramubeshye yabimbwiye barabyivugiye nabyumvise bivugwa muri za social media narabyumvise bivugwa ariko kandi ntabwo kuri kamera ariho ntangaza ngo hakozwe ibi ntihakozwe ibi jewe kurwanya ruhande navuga ngo ibyo tubyihorere oya ntago tubireka ikirego waragitanze ukuri ntiguhishwa aho kuri
ibintu biramenyekana. Kandi rero navuga ngo ibyo byose iby'ubutabera ibyo tubyihorera, nta kintu ushaka kubivugaho. Reka ibi bintu abantu benshi bakeneye kubimenya, kandi reka tube straight. Ikirego waragitanze kuri RIB, wagiye kurega Raila, yes cyangwa no? Ntabwo utegetswe kumbwira ngo ni yego cyangwa oya. Oya, ndimo kubaza. Ni yego cyangwa oya? Ntabwo uru rwego rushinzwe ubugenzacyaha nyuma ya RIB, wowe ntu umugenzacyaha nyuma ya RIB, nta RIB yagutumye, nta polisi yagutumye, nta NSS yagutumye. So ibyo byose rero kubura umunyamakuru twara ibivuga ngo ibyo ntabwo ndi bubigusubizeho. Nk'umupasiteri, kubera icyo uticaranye n'uyu muntu kugira ngo mubaze impamvu ibi byose biri kugenda gutyo na gutyo, mukabikemura imbere yuko ujyana ikirego kuri RIB? Bwana Bagti, icyo nagusubiza ni kimwe, ijambo riravuga ngo nta kintu mfite cyo kugusubiza kuri ibyo byose umbaza by'uwo mubyeyi. Abarimo gukurikirana izi gahunda ngira ngo murimo kubyumva. Hano igisubizo ngo ni yes, ikirego kiri kuri RIB. Oya, nta yes, bya yes niwo byivugiye. No, ntabwo wigeze umurega kuri. Oya, ijambo ryanjye ryavuze ngo ibyo byose uri murambaza ibya RIB iby'uwo mubyeyi tubyihorere. Kubera iki tubyihorera? None se ubuso ibintu biri hanze wabuze n'ubwambaza uti biriya byatsi ko biri hariya mu kibanza ku muturanyi, wabuze n'ubwambaza utari amategura ari amabatasa kuri ya dumuzazi, ubu wabuze ikintu wambaza kindi se. Ariko birimo kuvugwa hano hanze ko watanze ikirego already kiri kuri RIB. Ababikubwiye uzabibabaze, ariko giye kurwangira ruhande ndagusubije ngo ibyo tubyihorere. Kubera iki tubyihorera? None umereza impamvu yawe. Impamvu nkubwira, iryo zina sinshaka kurivuga. Icya kabiri, ibyo byose uri murambaza bijyanye na RIB n'ibiki, irihe zina utashaka kuvuga? Ibyo tubyihorere. Ni irihe zina udashaka kuvuga? Hari izina ryiza cyane, iryo zina rya Yesu, narindi zina ririho riruta amazina yose, ntawusingizwa nkawe Yesu mwiza rwose. Nta rindi zina rimeze nk'izina rya Yesu. Hano harimo akantu kandi dukeneye gucyukumbura neza tukabimenya. Harimo akabanga. Laila get ready mu bisubizo uri butange kuri RIB. Ibyo ntabwo mbizi. Kuko hano bimaze kumenyekana ko Claude amaze kujyana ikirego kuri RIB. Ibyo ntabwo mbizi. Yeah. Ntabwo mbizi no kuri. Sasa byaje kugenda gute kugira ngo uze guhakana papa wawe? Byagenze gute kugira ngo Pastor Claude ahakane papa we? Agusu Bagti, aha noneho reka nicare neza musubize. Reka mbaze nkubwire ngo Paul cyambere, kuko wabuze umubyeyi wawe witwa Nkubiri. Papa we sitwaga Nkubiri. Neza cyane. Ntiyaguye Tanzania. Ufite so wanyu? Ufite so wanyu hano mu Rwanda? Harya so wacu mu Kinyarwanda ni Baba Mdogo. Arahari. So rero Baba Mdogo wanyu ashobora ashatse mama wawe akamucyura ari umugore wa mukuru we wa mwene wabo. Mwebwe muke utarashaka abana bato mukajya kubayo. Urabyumva neza? Abana bato mukahaba akabakurikirana. Bikuraho ko byitwa papa wakubyaye mu maraso cyangwa ni so wanyu. Bikuraho ko so Nkubiri yapfuye. Ntabwo byakuraho. Okay. So we ni gute wahakanye papa wawe? Kuko ibi ngibi narabyumvishe. Kandi nakubwiye papa wanjye yaguye muri Tanzania. Niyo namushyinguye. Hanyuma rero uwo bita ngo nihakanye papa ngo kandi ariho, uwo bavuga ko ariho ni data wacu. Ibindi byose babitegereza ikiganiro cyanjye na papa na data wacu bazakimenya. Kuko ntabwo umwana na se, ntabwo umwana yavuga ngo wowe na papa ninde mukuru. Icyo kiganiro rero uzagikorana na data wacu. Uwo bita papa tuzagikorana ikiganiro. Ese byagenze gute kugira ngo izi nkuru zivugwe hanze ngo Claude hakanye papa we?
mbo hari abo bita bashyushya nkuru n'abatangaza ibihuha. Gutangaza ibihuha uzi icyo bigize penal code, ubwabyo biri muri penal code. Igihari rero ni kimwe, njyewe ndacyariho. Uwo bavuga ko ari data ariho, ko namuhishe, ko navuze ko yapfuye kandi ahari, abamuzi ko ahari bazamunyereka, kuko njyewe n'igihe bamushyinguye murezaho igitaka muri Tanzania. Urabyumva neza? Muri Tanzania, muri Mkoa wa Kagera, Tanzania Mkoa wa Kagera. Hanyuma icyo navuga kindi rero nuko akabigira kabizi karya imboga ubugari bwaritse. Kandi igihe kimwe Tanzania duturanye n'umugabo, igihe kimwe ajya mu ishyamba abona akana gato k'ingwe, agira ngo ni akantu k'akaturo, k'akajangwe. Noneho abaturanyi bamubonye baramubaza bati, wa mugabo we uzanye igiki? Arababwira ati, nabonye akana gato k'ingwe. Batuzagakoresha iki? Ushaka kugakoresha? Ati, nzakorora. Baravuga bati, kandi wa mugabo we uzikoraho. Wabyumvise Bagti? Bati, kandi wa mugabo uzikoraho. Bati, kubera iki? Noneho agiye mwisha kakana gato k'ingwe, arakazana arakorora koko, akajya kagaburira inyama. Urumva? Akajya kagaburira inyama, kagenda gakura, arimo aragatoza kugaha inyama. Ni akana gato k'ingwe kandi yoroye ihene. Urabyumva neza? Afite abana, arabizi neza ko afite abana. Hanyuma rero sasa kakagwe karakura umunsi umwe, kakajya kiga gushanga gashaka kurya abana bo mu rugo cyangwa se n'ihene. Hanyuma ariko kakagira kakiyumanganya umunsi umwe, karagenda, umwana asa nugira gutya akaboko, umwana wa mugabo. Ingwe iragenda ihita ifata ishingo rya wa mwana, umwana ahita apfa. Yagwa ko kanya ihita yinjira no mu ihene za wa mugabo, irazirya. Abaturanyi bati, twarakubwiye kandi wa mugabo, twakubajije ngo mwishyamba icyo kintu uzanye ukuye mwishyamba ni iki? Uratubwira ngo ni akana gato k'ingwe uzanye. Turakubwira tuti, kandi wa mugabo uzikoraho. Turakwinginga ngo ako kagwe ukice cyangwa se ukajugunye, byarakunaniye. None dore kakwiciye ingwe ikwiciye umwana, ikuririye ihene. Hanyuma hakaba n'indirimbo n'abadivayice baririmbamo icyo gihe, abari abanyarwanda bari batuye ahantu bita Burigi. Habayeho umugabo wagiye mu ishyamba, ageze mu ishyamba abona akana gato k'ingwe, ati sinakareka nzakorora. Ageze mu rugo abaturanyi batuzanye igiki? Bati, nawe arabasubiza, akana k'ingwe. Bati, ka mugabo we uzikoraho. Wabyumvise neza? Bati, kandi wa mugabo uzikoraho. Rero urumva hari igihe umuntu mu minsi yashize hadutse umusore, niba ari umugabo, aza avuga ngo yanyweye amaraso yanyakoye igenda Pastor Theogene. Ngo burya ngo mureba ngo turi mu bishe Pastor Theogene, ngo nanyoye amaraso ye. Kandi mu gihe twebwe tuzi n'umuryango we ko yakoze accident y'imodoka i Bugande, hariya muri Kabare district. Ariko umugabo yishyiraho amaraso, avuga ko yanyoye amaraso. Ibyo arabyemera, aranabyemeza. Urumva? Noneho ubugenzacyaha RIB imufashe, asobanurira RIB ko umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri yasobanuye ko ngo yashakaga kumenyekana, ngo yashakaga guhitinga. Wabyumvise neza? Urahitinga uvuga ko wanyoye amaraso y'umuntu, urahitinga uvuga ko ari mu gice cyishe uwo muntu, urahitinga ngabona yumvize ukuri ngo yagira ngo amenyekane. None se wowe umuntu aramenyekana aza kuvuga ngo papa wa Korode aracyariho, ngo ntiyapfuye, ngo buriya mubona ngo sara hari ngo ndamuzi, ngo twaraturanye, ngo turaturanye, ngo se ndamuzi yitwa kanaka turaturanye. Kandi yumaje, urabyumva neza? Kandi mu gihe uvuga ngo ni se, ngo uramuzi, ngo muraturanye, waravuga ko mukuru we yapfuye. Icyo cyo nacyumvise neza. Uwo data Didasi avuga ko mwene wabo ari we se wa Korode ko yapfuye. Avuga ko yareze Korode ari umwana wa mwene wabo. Icyo kintu nacyumvise neza. Kandi uwo nguvuga nyina wa Korode ntumubonye ko ari hano mu rugo? Wamubonye mama wawe? Namubonye. Yitwa Constance dore nguri. Urabyumva neza? Namuzanye arwaye, yaramaze iminsi arwaye, ariko hani ya mata kuri hospital yarafashijwe. So urabona ko yatoye agatinya. Bivuze iki rero? Kira umuntu niba RIB yarakuri ubugenzacyaha bwarakurikiranye
uwavuze ko yanyoye amaraso ya nyakwigendera Pastor Theogene kandi ari mu myuka ari mu buryo bw'imyemerere by'imyuka, uvuga yuko data ahari atapfuye ko baturanye, nanjye ndifuza ko rimba imumbariza ahatuye. Okay. Ikamumbariza yitwa n'ubundi atuye ese Korode yavukiye kuko urumva icyambere Korode navutse muri 80 navutse muri 1974 uvuga rero ko Korode baturanye bavukanye bagize gute, uko nabyumvise mu makuru mu bitangazamakuru bivuga ko ngo yageze muri ako gace muri 80 na kangahe mu gihe Korode yavutse 74. Ese Korode kuvuga ko mwiganye, Korode wavutse 74 wowe ukavuga ko wavutse 8 na kangahe, wiganye gute n'umuntu wavutse 7 ko atari segonderi twiganagamo, ko atari kaminuza twigana, ko muri iki segonderi umuntu ashobora kuba byaye yubatse muri ibi bihe akaba yajya kwiga segonderi kandi ashaje. Birashobora kuba yajya kwiga kaminuza akigana n'umuntu, ariko se muri primaire umuntu wavutse 74 undi akavuka muri 80 na kangahe biganye primaire bate mu ishuri bicaranye mu ntebe y'ishuri gute? Icyo kiracyumvise ndabyumva. So aho rero niho nshaka gesimuzi wabivuze uwamuzanye buriya ntubona ko ukiza kuri kamera yawe uzaho wankura amategeko akumbajije uzaho wayazana turi muzemba cyane aho nakumukoresheje ikiganiro. So urumva rero iyo uzanye umuntu kuri kamera ugafata ijwi runaka nk'umuntu yaguhaye audio kuri kamera, wa muntu akavuga ko uwo muntu ari umwicanyi, wa muntu akavugamo ingega bitekerezo muri audio yaguhaye ukayishyira ku kiganiro, icyo gihe rero bivuze iki? haba harimo akabazo. Icyo kintu cyumvise bagiti audio zose twakira ntabwo ariko tuzita ikiganiro. Yego. Okay, iriya ngwe wavugaga bishatse kuvuga iki muri history yose? Ya wa muntu waje korora ingwe baza presa ikuye cyangwa bayike harimo imigana ngaho n'icyo yashatse kuvuga muri iyo ngwe. Mu Nyarwanda yaravuze ngo inkubisi y'amazira ntokira yitarukiriza. Yego. Okay. So ibi bintu byo guhakana papa wawe bihuriye hehe na Raila? Bo ibyo ngibyo tubyihorere. Ndibona bibona muri social media abantu babivuga, ariko hari inkomoko yabyo. Okay. So inkomoko yabyo rero buriya isuku igira isoko. Ikindi umugabo yabyaye abana batatu, abyara kibimutera, abyara gatera, abyara n'amateranya. Noneho agiye gushaka amazi, agiye kuvoma amazi, asanga amazi yatobamye yabaye ibirohwa, amazi adasa neza, amazi atari meza. Noneho aravuga ati ariko mukagira Imana, Gatera kubera iki yagiye kuvoma amazi akavuga ko amazi yose yabaye ibirohwa? Ati Gatera mukorera iki koko? Gatera mukubite, Gatera mugire n'iki nakorera Gatera? Undi muntu hamwe ati uramenye aho kwica Gatera uzica ikibimutera. Hapo unasikia bagiti? Aho kwica Gatera uzica ikibimutera. Gatera yagiye kuvoma, agiye kuvoma asanga amazi yabaye ibirohwa. Ese ninde muntu watumye abibirohwa? Mu isoko niho hari ikibazo. Wabyumvise neza? Mu isoko rero harimo ikibazo. Kuko isoko isohora amazi y'ibirohwa, mbere yasohoraga amazi mazima. Ariko none y'isoko urimo irasohora ibirohwa ni imyanda, ibirohwa habamo ibikoko, ibirohwa habamo umunuko, ibirohwa habamo ibintu bitandukanye. Rero aho kwica Gatera wakica ikibimutera. Okay. Ni imigani again. Ushatse kuvuga iki? Abanyarwanda bazi Ikinyarwanda barandacyumva kandi Ikinyarwanda. Ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Sikia bagiti. Tatizo ni moja tu. Unaona wewe ni mtoto yatima kwa baba. Sasa mtu anakaa pale, anakaa kwa kamera. Anaanza kukuchonganisha na dunia nzima. Anatangaza matangazo ambayo hayafai. Anaingilia vyombo vya habari. Bagiti, baba yake hakufariki. Baba wa Bagiti, mimi naishi pamoja na yeye. Hebu John nikawaonyeshe baba wa Bagiti mahali anapoishi. Anadanganya Bagiti ni mdanganyifu, baba yake hajafariki. Mimi najua baba yake anaishi hapa. Na wakati Bagiti aliweka udongo
kwenye kaburi ya baba yake. Okay. So muri kugenda mwumva impamvu yo kujyana oya ibyo bindi byari imbu byihoreye yo kujyana umuntu kuri rib Claude cyane byinshi cyane byo kubaza ngo wigeze kwiba ihene yo kwaso biravugwa ko wibye ihene n'ihene yo kwaso we bugingo yabishyize wowe wabaga hirya ya Mwanza twe tuba hano muri mwe mwabaga muri Mwanza hirya zano ni muko warukwa muko wa mara buri kwa uko ngambo ya Mwanza sisi tulikuwa tunaishi mkoa wa Kagera. Sasa hapo nilienda kuiba mbuzi kivipi? Ni story nje ndikumva none ni mukwibaza mimi niliiba mbuzi maskini ya Mungu ngo Claude yibye ihene yani nikwambie kitu tangu mimi nizaliwe sijakamatwa kuiba kuku, sijakamatwa kuiba muhindi, sijakamatwa hata kukata ndizi ya moto. Bivuge mu Kwa hiyo sasa nani anayetangaza kwamba mimi mwizi wa mbuzi bwana? Sawa, ni stories ni story ambazo nazisikia lakini wanaozileta zitawarudilia, zitawageukia. Kigeugeu Kwa hiyo sasa hao watu ambao wanaleta mambo ya kigeugeu atawarudilia. Reka tubisobanure mu Kinyarwanda kuba tumvishe kuko bafasha nk'iminota 2 bivuga mu Giswahili. Na ni lazima wewe bisobanure ibyo mbavuga. Mimi sijakuwa mwizi wa mbuzi. Ngo Claude nago yigeze yibihene kandi byavuzwe ko yibye ihene. Anayetangaza kwamba mimi mwizi wa mbuzi uvuga ko Claude yibye ihene yeye mamba tamugeukia. Gahunda zigiye kumuhindukiraho kwa sababu mimi ni Mkristo. Hata tangu nizaliwe kwa umri wangu wa kuzaliwa sijakuwa mwizi. Ngo kuva navutse sinigeze mba umujura. Kwa hiyo anayeleta ujanja noneho urimo kuzana manyanga, huyo ndiye labda sheria itamusogelea alafu atangaze jinsi mimi ni mwizi na tena jinsi mimi baba yangu hajafariki kwamba yupo. Cha kibazo Bakti yambazaga ngo kucyo kujyana abantu kuri ribu amategeko yari hafi cyane. Kwa hiyo nataka nitangazie wote yule ndashaka kubabwira mwese anayenisikiliza watu watege masikio. Uri kunyumva tega amatwi neza, wengine watazame kwa kamera, murebe no kuri kamera zanyu. Mimi sijawa mwizi, ngo njewe nago ndi umujura w'ihene tangu nizaliwe, ngo kuva nabayeho mwaka 1974 umwaka w'1974 tangu mwaka 2024 kugeza uyu mwaka turimo. Mimi labda dhambi nyingine nilifanya dhambi za kunywa pombe, ngo nakoze ibindi byaha byinshi nko kunywa inzoga, lakini mambo ya mauaji, ariko ibintu byo kwica, mambo ya uhuni wizi, uburara bwinshi n'ubujura sijafanya hiyo, nago nigeze mbikora. Lakini ariko huyu yoyote uwo ari we wese anayetaka kugombanisha maisha yangu, ushaka kumvangira mu buzima bwanje, tutagombana naye, tuzarwana. Aandaye silaha zake, tegura intwaro zawe, na mimi nitaandaa silaha zangu. Nanjye ngiye gutegura izanjye, kwa sababu impamvu kuna silaha ya mdomo, hari intwaro y'umunwa, na kuna silaha ya sheria, na hari intwaro y'amategeko. Ndio maana tunakuwa na mabunge, niyo mpamvu dufite wabunge, sena, abadepite. So mambo kama hayo. Bakti nataka nitangaze ya kwamba mimi ni mtu mpole. Njewe reka mbabwire ko nditonda. Lakini mtu akitaka kunigombanisha, ariko yushaka kumvanga, mimi nasimama na miguu yangu yote, ndahagara n'amaguru yanjye yombi. Mimi nanyosha mikono yangu, nkagorora amaboko yanjye hejuru. Mimi nawaza na kichwa changu, ngatekereza n'umutwe wanjye. Kwa sababu mimi sio mwehu bwana. Kubera ko nje nago ndi umusazi, sitakuwa mwehu, kandi nago nzaba umusazi. Sio mwehu, kandi nanugo nzasara. Lingine mimi sio umbwa, kandi nje nago ndi imbwa. Watu walitangaza kwamba mimi ni umbwa, bavuze ko nje ndi imbwa. Tena mimi ni mume wa mke, kandi nje ndi umugabo w'umugore. Sasa mtu akiwa mume wa mke, noneho umuntu yabaye umugabo w'umugore, sio umbwa inalala na umbwa nyenzake. Ntago ari imbwa irara n'imbwa ngenzi yayo. Mimi ni mwanaume, njewe ndi umugabo
nina watoto, mfite abana wananiheshimu, baranyubaha, wanasoma shuleni, bari kwiga, mmoja wapo walimaliza kusoma, abandi bararangije no kwiga. Mimi nina mjukuu, mfite umwuzukuru. Kwa hiyo kama nina mjukuu, noneho kuba mfite umwuzukuru, ndio maana sasa niyo mpamvu noneho huyu mkwe wangu umukwe mimi kuna mtoto kama nina mjukuu ngo njewe mfite umwuzukuru none ndi umukwe. Mimi kuna mtu ambaye anasema baba mkwe. Hari umuntu uri kuvuga ngo data bukwe. Kwa hiyo huyo none huyo ndiye anasema baba mkwe wangu. Mbona ninaona watu wanasema wewe ni umbwa? Ngo none ni uri kuvuga ngo data bukwe, ko ndimo kumva abantu bari kuvuga ngo uri imbwa. Wengine wanasema eti wamekutafutia kitanda kwenye cha kurazwa hospitali ya watu ya wagonjwa waliogonjwa kichwani. Hari abandi barimo kuvuga ngo banteguriye igitanda Indera. Wote none wabo bose nataka sheria iwaulize, je, daktari anaandaa kitanda kabla hajaona mgonjwa? Noneho umuganga ategura igitanda atarabona umurwayi? Hilo sasa ni wazo. Icyo ngicyo ni ikibazo. Labda sheria ya Rwanda na upelelezi utafanywa, alafu kila mtu atapata haki yake. Noneho reka dutegereze amategeko y'u Rwanda kuntu azakurikizwa, maze none inyuma y'ahangaho tuzamenye kila mtu atapata haki yake. Buri muntu azabona igihembo cye, uburenganzira bwe. Yeah. Kwa hiyo Bakti, nafikiri swala lako la kuniuliza mambo ya libu, mambo ya nini, hayo yote hapa pote tuna viongozi kijijini, kata, tarafa, wilaya, mkoa, nchi, tuna sheria. Reka tugaruke mu Kinyarwanda. Message yageze mu Giswahili, yageze no mu Kinyarwanda. Tuna sheria zipo wa. Amategeko arahari. Mu Kirundi hari ijambo bavuga ngo urupfasoni, kuba umupfasoni. Ni umugore. Umupfasoni kugira urupfasoni. Ni ubukobwa n'ubugore. Indangagaciro cyangwa se umuco. Mambo kama hayo. Kwa sababu huwezi kupanda mume ambaye si mume wako, unamtukana, nasema yeye mambo, unaleta mambo ya nani ya ubaguzi. Unajua hari igihe tuba muri showbiz rwose ndanayemera ndanayubaha, unabyumva, ariko hari amagambo agize showbiz, hari n'amagambo arenga showbiz z'amo ingengabitekerezo za genocide yakorewe Abatutsi. Iyo ntabwo ari showbiz. Unasikia neza cyane. Urabyemera ntubyemera? Ndabyemera 100%. Showbiz ituma abantu bikorera twa email bakiyandikira ngo kanaka yakoze genocide, ngo kanaka yagize. So ibyo byose tuba dukeneye kubimenya naho byabereye he. Wabyumvise neza? Ahangaho ni bad politics, iyo ngiyo ntabwo ari showbiz. So bivuze iki rero? Tugomba kureba tukamenya iyo showbiz izana ingengabitekerezo ya genocide, uyu muntu bivuga. Showbiz ivuga ngo nabonye message z'umuntu uvuga ngo Claude n'umurwayi wo mu mutwe, ngo ahubwo kwe kuginira ngo mpita mpamagara umuganga Indera ngo musaba igitanda arakimpa. Babyumvise neza? Aho rero ngo iyo showbiz tugomba kuyirenga tukinjira mu bindi bitari showbiz. Igisubizo cy'ibirego mwabyumvishe? Icyo cyo nacyumvise. Ese ninde wavuze ko Claude n'umurwayi tumusabira igitanda Indera? Uwo tuzamumenya ikindi gihe. Bikimara kukugeraho wabyakiriye gute ngo Claude ni umurwayi? Urumva icyambere harimo umujura. Claude ni umujura w'ihene, kandi tuzi ubujura icyo ari cyo muri libu, tuzi amategeko y'ubujura. Wakora mu mufuka witwa umujura, wakiba iyo hene witwa umujura, sibyo? So bivuze iki rero? Ingengabitekerezo ya genocide ibyo byo bimeze gute? Ibyo urumva twarabamenye abantu biyandikira za commentaire, bakora twa email bakiyandikira za commentaire, barangiza bati hari abantu banditse muri channel yanjye bavuga gutya, ati dore umuntu yanditse muri channel. Ngiye kubwira ijambo rimwe, nigeze kubona commentaire imwe, nigeze gukorana ikiganiro na Kamana w'Urugendo TV ndetse na Vitali wa Imembro TV. Okay. Umuntu yandika commentaire
ku mudamu umwe utuye hano i Gahanga ivuga ngo afatanya ngo akorana n'ikigarasha ariko komantere umuntu yanditse wabyumvise neza ibyo bitangazamakuru byose byabivuze twari twicayeho ndangije ndabivuga byageze gutya ngo wabyumvise so rero ntabwo nge nabona izi message abantu bandika ngo abantu bakoze komanteri ngo hari komanteri abantu bakoze gutya ngo byatumye mpamagara Indera ngo basaba igitanda cy'uyu murwayi wo mu mutwe ngo tugomba kumujyana inde wabyumvise neza ngo hari komanteri yakozwe ngo Claude yakoze genocide ahantu yose hasa nawe tugomba kureba ese iki gihe Claude yabagaye wowe ubivuze uri nyiri channel ikindi kandi email itambutse wawe wabyumvise neza wowe uzi nyiri iyo email n'uwa yanditse uba ugomba kumuzana bigeze aha ngaho ntabwo narinzi ko kuva na reka nkubwire hari izina nirinze kuvuga jewe no gukoraho komanteri ntayo iryo zina no muntu ntamuyobewe niba abo ntahayobewe wabyumvise neza akarere k'iwabo nkazi umurenge w'iwabo muzi akagari nkazi umudugudu muzi nisibo nyizi uwo muntu n'uwo mu majyepfo ariko nirinze ko yavuga akavuga Claude akavuga akinjira no mu muryango wanjye yewe agahamagara agatuma abantu mu muryango wanjye bagahamagara wabyumvise neza naririnze kubera impamvu rero uzi icyo yokeje ntahekenya ibibisi uzi ko yokeje ikijumba ntahekenya ikibisi ni atari ibyo reka tubisimbuke gato kuko ibintu biremereye gutyo sinjya mbyinjiramo cyane ngo hari kwitwa imbwa ninde byakozwe gute kugira ngo Claude bavuge ngo ni imbwa numvise ko turi mu igobe ry'imbwa imbwa rero mwese muzi ngo icyo ari cyo mbibona bisirikira kuri social media hari uwatangiye avuga ngo ni Nyagasozi undanyita umurozi watangiye yitaba ni Nyagasozi yanyise n'umurozi we ninde kuri voice ngo nariko witwa Elize hanyuma ibyo byose bifite ninde yavuze ko uri Nyagasozi aya nta mazina ashaka ibyo tube tunabyihoreho gato wabivuze niba Masharirende wowe Mama Sharirende avuga ko ndi n'umurozi kuba narekuye voice yo witwa Elize uri Nyagasozi ntabwo ari njye nyine Nyagasozi na Ezekiel arimo Karosa arimo witwa Pastor Just arimo Rwema arimo urabyumva Rwema solution Rwema wa uramuzi utanga ibitekerezo kuri social media muri iyi minsi ariko yabaye asa nk'ubigize so urumva rero avuga amagambo menshi ngira ngo ari naho byagiye biko niho hahise haboneka umuntu waba nk'umuvugizi ari oya Laila uramutinya ariko ntabwo ushaka kumuvuga nta Laila agiye nkuba iryo zina sindishaka kubera iki ikiganiro cyanjye ndimi iryo zina nakubwiye ngo rimba Laila ariko afite n'akazina keza by the way ibyo ni iby'iwanyu wanyu mwebwe muzi gutoranya amazina y'abantu amazina yose y'abantu nta mazina genzi ko amazina yose ari amazina amazina yose ni amazina ariko hari utuzina dusoundinga neza Laila Pastor vuga Laila Bakti nakuomba msamaha tafadhali si unajua ya kwamba mimi ni mtu mpore nimekwambia mimi ni mtu mpore lakini kuna wakati mtu akiwa msaliti kwako inabidi ujue huyu ni msaliti nusha kuwa bwiri masalani kwa hiyo mambo ya usaliti tutajua namna mambo kama hayo okay warimo kudusobanurira Inyagasozi umurozi and something like that sinzi kuna ise nkukata nkucishe komeza dusobanure uzashake ababikurikiranye ni benshi ibi bintu byavuye he impamvu yo kwitwa gutyo yariye Bakti rero buriya twagize gutya tubona umugore witwa Mama Sharirende abakecuru hanimo hanyura munyura inyuma hano turi kuri za kamera hanyuma wamubonye mama wanjye Bakti namubonye nuriya ni mugenzi namusuhuje so twagize gutya tubona ikiganiro ku Iyobokamana TV ndetse no kuri shano ya Mama Sharirende nyirizina bakoranye ikiganiro na Yoweri
aramubwira ati hari umuntu tumaze twabonye twumvise voice amajwi yiwe ateretana n'umugore ati kandi yaratutse yaravuze ko Gitwaza atari umukozi w'Imana atarukijijwe yaravuze ko Mignoni adakizwa Apotre Mignoni yaravuze ko abashumba muri ADPR badakizwa kandi abandi bashumba badakizwa kwa madini abantu bayavamo ko nta kiza cy'amadini kandi we mu Kristo ari we ntungane kwisi ubaho muri iki gihugu ati uwo muntu yitwa Irize ati twumva amajwi yiwe ati nuko Mama Charlene ati uwasohoye amajwi ni umunyabyaha mubi cyane kuruta na Irize wabyumvise neza ati ni n'umurozi wabyumvise umurozi nituzi cyari cyose umurozi nituzi umurozi cyari cyo aha so arangije avuga ati nk'ubu ati ibi atabona inyagasozi wabyumvise inyagasozi n'imbwa zo kumutwe inyagasozi nizanyira muhariyo inyagasozi n'imbwa ziba ziriyo ngiyo nyine inyagasozi imbwa y'inyagasozi nawe urayumva wabyumvise neza Bo, by the way, Mama Charlene wenda nta nuze nanabihaye. Nanuze nabihaye kuko urabona nanjye mfite mfite channel ya YouTube. Mfite channel ya YouTube. Nanuze nabihaye. Kuko numvise ko yarameshoninze n'amazina yarameshoninga. Azanamo n'abagore bacu. Nyuma wowe nari nagerageje no kumusubiza. Muga ko tutari Nyagasozi umugabo wubatse umugabo ufite umugore abana abo yitwa Nyagasozi kindi kandi sindi umurozi nta muntu naba nararogeye nta muntu wo kwa Mama Charlene naroze nta nuwo bamubwiye ko nigeze ndoka jewe ibyo byose rero abandi bahita bafatira ku ruhande bafatiye ku ruhande bazanamo n'amagambo ashobora kuba n'amagambo agize ibyaha wabyumvise rero muri iki gihugu nta muntu ukomeye ku mategeko twahera kuri PM Damien Habumuremyi yafunzwe Imageragere yafashwe na RIB agafungwa Imageragere wayoboye polisi y'igihugu nyakubahwa komiseri general IGP Emmanuel Gasana n'abandi ba generali n'abasirikare bakobandi bakomeye abayobozi bakomeye batandukanye nta muntu ukomeye ku mategeko y'igihugu cy'u Rwanda nta numwe rero iyo babona abantu bivugira kuri za social media baba batararenga umurongo utukura umuntu ashobora kuba ari mu muhondo w'umweru umuntu yaba ari mu murongo w'umweru yajya mu bururu yajya mu cyatsi kibisi yajya mu mukara ariko buriya iyo umuntu ageze ku mukara abasatiriye umurongo utukura rero hari abageze mu murongo utukura kuri social media iyo ugeze ku murongo iyo ubonye ugeze ku murongo w'umukara ubwo wageze mu murongo utukura aba ugezeho ni bande ni atari ariko imbere yuko ujya mu mategeko ari uko n'umuganira n'abantu ukamubwira ngo ariko mu mategeko wowe ibyo tubireke ukamubwira ngo please ibi bintu urimo gukora ntabwo uzi ko byagukoraho ejo n'ejo bundi warekeye aho mwaraganiriye bwana Bagti ibyo bintu tubyihorere uwumva yumvise ariko hari ibiganiro umuntu yakora n'umuntu akamubaza kuna wakati tulipokuwa Tanzania tulikuwa watoto tukingali watoto kuna mtu alikuwa anasema siku ya leo asiye na mtoto atabeba jiwe asiye na mtoto atabeba jiwe hebu mkarudie asiye na mtoto atabeba jiwe asiye na mtoto atabeba jiwe udafite umwana azaterura ibuye asiye na mtoto atabeba jiwe rero udafite umwana aterura ibuye wabyumvise neza udafite umwana aterura ibuye asiye na mtoto atabeba jiwe wabyumvise neza kwa hiyo uwo no umuntu icyo gihe muri Tanzania twe turi ahantu muri kanisa imwe yitwaga PAG umupastor umwe arigisha ngo sema asena mtoto ngo kira mutanya ainue mtoto wake kira mutainue mtoto achukue mtoto wake buri muntu wese ngafata umwana we aterura umwana we asena mtoto atabeba jiwe wabyumvise neza niba udafite umwana aterura ibuye mukwizera wabyumvise neza mukwizera niba udafite umwana aterura ibuye kwa hiyo asena mtoto atabeba jiwe ndivyo alisema kubwiyo mpamvu rero udafite amatwi
arebe byibuze ibivugwa. Okay. Yes, tugiye gusoza tuvugana kuri ibi ngibi. Urumva ubu ngubu RIB nayo iri maso cyane muri ibi bintu biri gutambuka muri social medias buri munsi. Muri ibi bintu bisaba abantu kwitonda cyane. Ariko hari ahantu RIB yatunze agatoki cyane abakozi b'Imana. Abitirira cyangwa abo tuzi ko ari abakozi b'Imana. Ariko bari muri social medias cyane. Yego. Ibi bintu nicyo bivugaho Pastor Claude. Showbiz, RIB nayo izi ko showbiz yitwa showbiz, ni showbiz, nuvuga ngo ni show business. Ariko show business ikwega ingenga bitekerezo ntabwo iba ikitwa showbiz. Showbiz ivuga ngo umuntu usa n'yapfuye kandi yarapfuye amuzi yaramwikinguriye, ntabwo iba yitwa showbiz. Wabyumvise neza? Uvuze uti Claude kera yari indaya, Claude buriya yari umusambanyi, yeze kumusambanyi, ibyo naza nkavuga nti na Paulo yari umwicanyi, agezeho Yesu aramusanga arakizwa, ubu yiswe Paulo, twese twizera intumwa Paulo. Wabyumvise neza? Ariko iyo uzanye ibintu birimo ingenga bitekerezo ya jenoside, ayo magambo kayazana, iyo ntabwo ari showbiz 100%. iyo ntabwo, aha, iyo si showbiz. Iyo uzanye ngo kanaka se ntiyapfuye, arahari yarababeshye, kandi ziko je yarapfuye, umugore we aziko yapfakaye. Wabyumvise neza? Uganire nawe umubaze, mama nguriye muri saro, uze kuganira nawe umubaze, arakubwira. Wabyumvise? Yego. Rero nuko ari je uri muri nuko ari je uri muri kamera, abari hanze ya kamera bo rero tuvukana, ufite bakuru banje. Urabyumva neza? Mfite bakuru banje kuri papa na mama, mfite barumuna banje kuri papa na mama, hari na barumuna banje kuri mama gusa, tudasangiye papa, dusangiye papa ari data wacu atari papa. Urumva? Abo rero iyo babibonye abo nibo bafite iya mbere, gutera intambwe ya mbere no gukurikirana ibyo ngibyo. Wabyumvise? Yes. So bivuze iki rero? Ibyo tuvuga bigomba kugira aho bihera naho birangirira. Bagiti nimba nakubonye kuri social media, ariko umugore wa Bagiti sinamubonyemo. Urumva? Yeah. Nimwita imbwa, Bagiti nkavuga ngo Bagiti ngo urimbwa nyagashyugure, ngo nguro mwigobe ry'imbwa, ngo n'umugore wa ndaba namututse. Icyo cyo nacyumvise. Nuvuga ngo kuko imbwa ntabwo umugore muzima igitsina gore ntikiryamana n'imbwa izo muzumurizo. Wabyumvise? Aho rero hari n'imvugo cyabuze abanyarwanda bavuga bati sha turiya muntu yakoze ibintu by'ububwa. Wabyumvise? Aho icyo ni igitekerezo. Wabyumvise? Ariko iyo uvuze ngo no mu itsinda ry'igobe ry'imbwa, igobe na ahantu imbwa ibihera umwe na bya biri bitango ni bibwakazi. Ndabizi nawe waciriye imbwa, ndabizi neza. Hari nijye ugeze kumbwira, nigeze kugwaza ntese bino bibwana bite, urambwira ati barabiguze, umbwira ko na Sarongo hari nicyo yaguze. Mfite imbwa nyinshi cyane. Sarongo yaguze ikibwakazi. So bivuze iki rero? Imbwa n'ikibwakazi biba biri kumwe. Wabyumvise neza? Iyo imbwa yitwa imbwa, isenzanya n'ikibwakazi. Icyo kintu cyumvise neza? Aho rero iyo uzanyemo ijambo rivuga ngo uyu muntu ni imbwa, ngo mwigobe ry'imbwa, wabyumvise? Aho uba wamaze kwinjira already. Abana bavutse ni ibibwana, ni ibibwakazi. Wabyumvise? Wumvise abantu birimo birerekeza? Wa mwana rero uri ku ishuri, abana bagenzi be baravuga ati sha so numvise ari imbwa mwigobe ry'imbwa, burya uri ikibwana, niba uri umukobwa ni uri ikibwakazi. Icyo kintu cyumvise neza? Icyo kintu cyumvise neza? Ndikumva. Bagiti unanifuata vizuri. Nakufuata 5 kwa 5. Kuvuga ko Bagiti ari ku muhanda, sha Bagiti namunyuzeho yinyariye. Iyo showbiz shobora kuba yabuze ahantu hagarara, cyangwa se umubiri n'umubiri bya rudatse ni ku munyarwanda avuga. Ariko kuzanamo ibintu bifata umugore w'umugabo cyangwa umugabo w'umugore cyangwa umwana w'urwo rugo, igipangu cyangwa inzu, umuryango, ukinjira mu mazina y'umuryango, ukajya mu muryango ukajya gushaka ngo mpa nimero ya kanaka,
wabyumvise muhamagare ngo ngwino ngo nagira ngo ndi umunyamakuru ngo nagira ngo duhe inkuru iyi n'iyi ngo kandi harimo amafaranga ngo tukwereke ukuntu wakirira muri iyi nkuru. Urahamagara umugore utazi udasobanukiwe akubwiye ko yagiye gusenga, wowe urashaka kujya kumubwira ubusabusa. Wabyumvise neza? Iyo rero si showbiz. Kereka we wa wundi wakwihamagariye. Wabyumvise neza? Wa wundi ushaka inkuru ari wafashe umwanya akishakira nimero zawe akakwihamagara ati ngwino nguyi inkuru. Wabyumvise? Aho rwose nka kuriya mwagiye kwa mugore wa Nibishaka batandukanye. Kwa Dorothée. Dorothée yarabemereye, barabihamagariye, Dorothée arabakira ku kazi neza ko mwari muhagiye mufitanye gahunda. Ibyo ntacyo babitwaye kuko ni nyirubwite wihamagariye, ni nyirubwite wivugira, utari bukurege, utari bugira ikibazo cy'ifoto kubera ko wamufashe ngavuge ngo wamukamiye ku ngufu, avuge ngo wamukoresha ikiganiro atabishaka, ibintu nk'ibyo. Ariko uwo wakwihamagariye ntacyo bitwaye, ariko uhagurukijwe aricyo kikujyanye ngo urashaka kubiba urwango mu bantu. Kubiba amacakubiri ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, kuvuga ko umuntu atapfushije se, kwita umuntu wo mu igobe ry'imbwa, icyo kintu cyumvise neza, no gukomeza gushaka amawodiyo ashimangira ivangura mu banyarwanda. Ni hatari. Reka dusoze Pastor Claude, turasoza gute, uratubwira iki, urababwira iki abarimo gukurikirana izi gahunda? Yes, kuko ndabona bigeze ahantu kure, ibi bintu bigeze ahantu kure, birakomeye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko njyewe mu gusoza kwanjye ndagusaba ko wabonye ikiganiro cyanjye nashyize hejuru mu gitondo, ejo saa 8 navuze ngo ndasaba RIB na polisi. Warakibonye? Ntago ndakibona. Ndaje ndebe mu kanya. Nje icyo ngusaba baganirize, ubigishe ko ibi bintu na makosa, and then ubabwire ubasabe ikintu kimwe buri munsi. Kandi hari n'inama zijya ziba bakadutumira urukiko rw'ikirenga, perezida w'urukiko rw'ikirenga, ubushinjacyaha wa buhari, polisi bihari, RIB bihari, abanyamategeko batandukanye, urugaga rw'abanyamategeko baba hari. Nubwo tuvuga nk'ubu rugero nigeze hari umwana wigeze gushyiraho ifoto, uyu mukameramani wanjye hari igihe atarahari, yaragiye muri famiye, hari ibibazo yarafite muri famiye, yagiye za Rusizi. Noneho umwana umwe, uko tubona abantu b'abakameramani, umwana umwe nkora ikiganiro kuri Bishop Gerard, aho yavugaga ko hari umugore wo muri Amerika wamuhemukiye ibintu nk'ibyo mu Burundi. Umwana afata ifoto atazi ko iyo foto ari umuntu w'i Burundi, ayishyiraho ari umudamu. Ariko urumva umwana nyir'ubwite yaramamagaye arambwira ati umwana w'uwo mudamu aba hano i Kigali, arambwira ati iyo foto rero ndabona isa n'iya mama, nyamuneka ntabwo nzi umwana yayishyizeho, ntabwo mbizi, ariko nawe ntiyabishakaga. Ikiganiro gihita kivaho automatically. Urumva ifoto y'isiva kuko mu kiganiro ntabwo iryo zina ririmo, niyo sura ntirimo ntivuga. Ariko intuza iyo umuntu akubwiye ngo ibi bintu si byo, biba atari byo. Iyo ushatse kugira muremure cyane wigwisha mu makosa.